Muraho neza, ni Sibo James Tech and AI, bishatse kuvuga Sibo James Technology na AI. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo warebamo email n'akamaro kayo. Turi bukoreshe uburyo bubiri ushobora kuba wayirebamo. Email ni ingirakamaro cyane kubera ko igufasha kumenya telefone yawe, ukaba wamenya niba ari iya original cyangwa se ari igicupuri nyine ari yarakozwemo igasubirwamo. Uburyo bwa mbere turabanza duce muri setting, ubwa kabiri ndabubereka dukoresheje code. Tudatinze rero reka tugende. Turaza hano tujye hano basacingira twandikemo settings. Ufite telefone yayo yose yaba Android cyangwa se iPhone birakunda. Urajya hano basacingira wandikemo setting, ucyandikamo setting batabaguha ka application kameze nk'ipine. Ni aka ngaka kanongeho udufresh. Andikamo setting baguye kano ka application kameze nk'ipine, ubundi ukandeho uhite wemeza. Dore naka andikamo setting ujya kuri kano ka application, maze ubundi wemeze wonyine bahita bakujyana muri setting zawe. Ubundi scrolling urebe hasi urebe ahanditse about phone. Niba batabiguhaye ujye muri search wandikemo about phone. Ushaka about phone ya telefone yawe. Ubundi nanone scrolling uzurebe hano baraguha RAM, baguha amakuru yose ya telefoni. Ushaka kuzajya ukontrola telefone yawe uraza ugakanda hano kuri build number hano hasi ukanda inshuro 7 bakagufungurira izindi setting. Noneho ubundi tukayigwe kaje kureba email. Uze urebe iyi email yawe ubundi uyikopiye, urebe ahantu cyangwa se ufata akaramu n'urupapuro uyandika ahantu. Iyi email uzayikenera cyane mu gihe ushobora kuba wibwe telefone yawe, izagufasha kuba wabona aho iherereye ukagaruza telefone yawe. Iyi ni nk'indangamuntu ya telefone. Then ubundi uburyo ndi bubereke nk'uko nabibabwiye turakoresha uburyo bwa code. Uburyo bwa code turabusanga nyine hano basanzwe bahamagarira. Aha ngaha niho tujya, ubundi ndababwire iyi mibare tugiye cyangwa se uze hano muri application nyine ushake akayikoni ka telefone ka phone, ujye muri search wandikemo phone. Urandikamo phone hano muri searching. Reka tubikore. Ndikamo phone dore hano hasi bahise bayido phone. Ndagira ngo tugendane akantu ku kandi nta na hamwe usigaye. Urandikamo phone bate ujya ku icon ahantu usanzwe uhamagaye, undi iyo ugiye kwandika nimero nyine aho uzandikira. Maze then batabaguha akantu hameze gutya nyine wandikira nimero, ukande iyi code ngiye kukubwira. Urakanda akanyenyeri urwego 06, noneho ube witonze nukanda ku rwego baratabaguha device information. Device information nyine kanoza. Ugikanda ku rwego bahita bakagwa, ntago yirwa wemeza ngo uhamagare. Dore tukandeho bahita baguha kano ka device. Dore email nabwo uhita uyibona. Ubundi akenshi imibare ya mbere y'ingenzi ni imibare 8 ya mbere, niyo igufasha kureba telefone yawe ukamenya uruganda yakorewemo, akakubwira ubwoko bwayo. Iyi mibare 8 ya mbere ubundi niyo y'ingenzi, nicyo gice cyane. Ubundi bigizwe n'imibare 15 cyangwa se nanone iyo mibare 8 ya mbere bakayita TAC, isobanura type allocation code. Iyo mibare uyifashe ushobora kugenda ukayishyira kuri email @info kuri website yabo, ugasacingamo ukareba amakuru y'iyo telefone yawe yose, ukareba uko yakozwe, ukareba aho yakorewe, ukareba uruganda rwayikoze, ukaba wabona niba ari na original ya mbere. Ubwo mutubwire muri comment ese email bisobanuye iki mu magambo arambuye. Ikindi niba mwumva mushaka ko twakora indi video mwambwira tukazakora indi video, iyo mushaka yose niyo mwambwira tukazakora video igaragaza uburyo email yawe wayikoresha, ukareba ahantu telefone yawe iherereye mu gihe yibwe, ukaba wabasha kubona ahantu iri ukagenda ukayizana. Sawa rero icyo usabwa kanda subscribe uzajye ukomeza ukurikirana ama video yanjye. Ndabakunda cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.